Hello, twongeye kubaha ikaze, mwiriwe neza, murakomeye, twongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho turi gukurikirana inkuru yacu yitwa Urukundo rw'inyabutatu, uko bakundanye ari batatu. Ubushize rero twari twagarukiye aho Dave aba atangiye gutekereza atekereza n'ukuntu amubwira Dave ndagukunda, Dave ndashaka amahoro yawe, ari nkaho nyine Dave atangiye kwiyumvamo atangiye kugenda amukunda, ari kwibaza se kuki nangiye kumutekerezaho, ni ibiki biri kumbaho. Nuko akongera akibukira akajwi ka kamubwira ati ndagukunda Dave, kandi ndashaka no kuguha amahoro rwose, ndashaka amahoro yawe, ndashaka no kuguha amahoro. Nuko Dave aho yicaye ku buriri agatangira avuga ati oya, ibi ntabwo bishobora kubaho, nkunda Ariya niwe mugore wanjye, none se ibi ni ibiki bitangiye kumbaho. Nuko aho yicaranye na Justin mubyara we muri salo, agatangira kubwira Justin ati Ariya ntabwo ankunda. Justin ati umva humura azagukunda, urumva, ahubwo simbwira impamvu we kuki utajya umarana umwanya na Dave. Ntabwo uzi yuko igihe Mariya hano ntajya mbona ujya kumarana umwanya na Dave, ngo ube mwaba muri kumwe mu cyumba, mwaba muri kugendana mwicaranye muri salo, bite ubundi bimeze bite? Mbwira byagenze bite? Ati nyumvira sha, ahubwo se ubu ni gute nabikora, ni gute se namarana umwanya nawe kandi umwanya we wose awumarana na Ariya. Justin arareba atari kurazi, nungutse igitekerezo. Koko se mbwira rwose, umbwire umva, ntabwo ntazuyazi, mbwira igitekerezo wungutse. Justin ati ariko se mbwira, hariya papa wawe ntafite business muri Dubai? Yaba ihari cyangwa ntayihari? Nyibutsa neza numve. Irahari? Ati irahari rwose, irahari, dufite hoteli yacu muri Dubai. Ugomba rero kujya Dubai we na Dave mukajya kumaranayo igihe muri kumwe, urumva? Ati oya, ntabwo yakwemera kuzana nanjye, ubwo se urumva yanyumva? Ntabwo yanyumva. Atari kuri mu biki ko byose ndi kubikugiramo, azajyana nawe, umva tegereza uzareba, uranyumvira we? Okay. Nuko nakamwira nti ndakwizeye, gusa nyine urakoze kumfasha. Nuko tugasubira mu ntuza aho ngaho aho bari muri salo. Nuko bakaba barahagurutse na Dave, na Justin aho bari kuganira, Dave akamanuka ari nkaho nyine aje abasanga. Nuko Justin akahita avuga ngo iki, ibyo se ni ibiki uri kuvuga? Bakamera nk'abijijisheje, barahagurutse bose uko ari babiri. Justin akatangira kubwira ngo iki, ibyo ni ibiki utangiye kuvuga? Dave akahita atangira kuvuga ati ni ibiki byabaye, umeze neza? Akahita yinjira akareba Dave, akahita amubwira Dave ntabwo ameze neza pe. Justin akahita abwira Dave ati Dave, rero papa we afite hoteli muri Dubai, arashaka kujyayo mu ntuza, agashaka kujyayo akazamarayo iminsi 4 yose ariyo. Dave ahita avuga none se ikibazo gihari ni iki? Nyine ugomba kujyayo ko nose ari business zanyu. Nuko rero kana kakahita gatangira kuba ati ni gute se najyayo wowe udahari, kandi ari we manager w'iyi company.
urumva nagusiga kandi ari muri bizinesi. Justin nawe agahita abwira Dave ati Dave ugomba kuzajyayo ukitabira inama ukajyana na Anna nk'umuyobozi. Nuko Dave agahita bati mva niba ari iby'ingenzi nzajyana nawe. Anna ati koko se urakoze Dave. Reka nze ntangire rero pakingi imyenda ibintu byose mbipakinge byose tugomba kujyayo uyu mugoroba. Dave ati yego rwose. Dave agahita azamuka akajya kubimenyesha umugore we aho yari ari mu cyumba. Nyine ni bya byumba biba bifite akabari biba bifite navuga gutera biba bifite akantu hanze ko kwicaraho hariho intebe mureba hanze uko hameze, mureba view, mureba imisozi, mureba ayandi mazu. Urumva ni ya nzu bigeretse hasi no hejuru. Hariho icyumba gifite hanze ho kwicaraho. Niho umudamu aba yicaye rero ari kwinywera icyayi. Nuko Dave akaza akahita amubwira ati Anna Aria ngiye kujya muri Dubai mareyo iminsi 4. Umugore we Aria ngo iki kubera icyo ugiye kujyayo? Ni inama igiye kuberayo hariya kandi ngiye kujyana na Anna. Aria ngo ukajyana nande? Ntabwo ugomba kujyana na Anna. Ugomba kumugendera kuri. Dave ati ariko waretse ujye wibuka yuko erega nawe n'ubundi ari umugore wanjye. Ko numva utangiye kumwiyumvamo. Nuko Dave agahita amwiyumva Aria njye ntabwo nshaka gutongana nawe urumva, gusa njye mbona ambera umwana mwiza, ambera umuntu mwiza, ari umunyakuri kuri njyewe. Yampaye buri kimwe cyose, uri gukoresha amafaranga ye, yaguhaye ubwo buzima bw'ubukire bwose. Aria akaba aragurutse itasi akabashyize hasi y'icyayi akamutunga urutoki. Umva Dave hagarika ibyo byose urumva, uri uwanjye. Umva yaba ari ku makondisiyo yose yagiye agushyiraho, ibyo byose njye ntabwo mbyitayeho. Wibuke ko uri uwanjye no kuba warashyingiranywe nawe ni kondisiyo yagushyiriyeho, ahubwo aba agomba kuwushima kuri ibyo byose. Nuko Dave akamwiyane Aria ndagukunda pe, ariko wibuke yuko nawe ari mu nshingano zanjye. Nigunya ntabwo namuca inyuma. Umva Aria ati Dave njyewe ntabwo nzagusangira nawe, uri kumva? Nta n'ahantu hamwe uri bunajye. Dave ati ariko ibyo ni ibiki uri gukora? Ko ndeba uri kwitwara nk'abana. Njye nakubwiye yuko ngiye mu nama y'akazi urumva, ntabwo rero nabireka. Aria ati niba ugiye kujyayo ariko ugomba kumugendera kuri, nsezeranye. Nuko Dave akamureba mu maso mu mutima ari kuvuga ati ariko se ubu ni gute nakubwira Aria ko ntangiye kwikundira Anna? Nta kuntu nabikubwira. Niko ari gutekereza mu mutima. Nuko Aria akahita amubwira niba icyo uri gutekereza subiza ikibazo nakubajije. Dave akahita amubwira nta kibazo, ngaho reka njye gupakinga ibintu byanjye. Nuko rero Anna akagenda agapakinga ibintu, akahita azana bage muri salo, yakoze neza umusatsi, yambaye neza, yiteye agapafume gahumura. Umva mbese arasa neza pe. Justin yaba akimureba akahita wow, nureba ko wabikoze neza, n'imisatsi yawe wayikoze neza rwose. Umva uragaragara neza. Nuko Anna akahita amwiyane urakoze Dave, urakoze Justin. Nuko Justin akahita bati dore Dave araje, umva reka dukore nk'akantu kari butume agire jalousie, mbese nyine tumurisha umutima. Justin. Nuko Anna ati ni gute turi bikore? Nuko Justin akahita amwiyane wowe mfata ibiganza byanjye
mfata mu biganza bikomeze, ubundi uraza gutegereza, uraza kureba. Nuko bagafatana mu biganza, niko Dave ari kuza akaza bitegereza bareba. Nuko Justin niko ari kugenda abwira amagambo, abwira Anna ati Anna ni ukuri nzagukumbura, ubundi byakabaye byiza twijyane nanjye nkaza nkajyana nawe. Nuko Anna akahita amusubiza ati humura Justin, tuzaza mu minsi mikeya rwose, maze nanjye nzagukumbura cyane. Dave agatangira gusongora iminwa, agasharitsi kakaba karaje, agatangira kuvuga yibaza ni kubera iki amufashe ibiganza kuriya. Ararebana n'akajaruzi kenshi abyibaza ni gute. Nuko agahita avuga Anna niteguye dushobora kugenda. Anna agahita ahindukira nk'aho atarazi ko yari kuza, agahita Dave ntabwo nakubonye aho ngaho, reka tugende. Kandi ubwo niko abivuga n'ubundi agifashe mu biganza bya Justin. Ubwo nyine bagahita bagenda, bakatwereka buriye indege yahagurutse bari kugenda bicaranye mu ndege, bicaranye begeranye. Nuko Dave agatangira kuvuga ati wawu, aragaragara neza, ni mwiza rwose, ni gute ntigeze mbona urukundo rwe, ntabwo uzi ko ntari narabonye urukundo rwe. Nuko Anna agahita ahindukira akavuga ati Dave bite, umeze neza? Nuko Dave agahita ati yego rwose meze neza, ariko Anna hari ikintu nshaka kuvuga. Anna agahita amusubiza ati rwose nkuteze amatwi yombi, mbwira rwose. Mu mutima agahita ati hoya ntabwo nahita mbimubwira aka kanya, kambe mwihoreye. Nuko Anna agahita amubwira ngaho mbwira, ndacyategereje, mbwira nkuteze yombi. Dave agahita amwira hoya ntacyo, nzaba nkubwira nyuma. Bakagenda bakarinda bagera iyo bagera. Turabona bageze Dubai, muri ba bagabo baba bambaye bikwije makanzu y'abisilamu n'ibindi bitambaro mu mutwe. Nuko bakagera kuri reception ya hoteli, bahigeraho uwakira abantu mu receptionist akahita atangira kubasuhuza, akamubwira ni hello madamu, mumeze neza, amakuru. Nuko undi nawe agahita amubwira ati yego tumeze neza, murakoze cyane. Nuko kumbi baje kubukinga room. Nuko agahita ababwira ati room yanyu ni 204. Nuko Anna agahita amubwira ati murakoze cyane. Nuko rero bagahita bagenda bakageramo, bakwinjiramo. Anna bicaye ku gitanda, bicaye ku buriri we n'umugabo we Dave. Anna agahita abaza Dave ati se Dave bite, wakunze iyi hoteli yacu se? Ati ntayikunze, ni ukuri ni nziza cyane. Ati Dave ndashaka kubwira ikintu rero. Dave ati ariko nanjye buriya ndashaka kubwira ikintu nanjye. Ati ndabizi, ni iki se ushaka kumbwira? Tiriri nyine ubwo ndabizi, ubwo urashaka kujya kuguma mu cyumba cyawe wenyine ukansiga hano. Dave ati hoya nawe nubwo ari ibyo ngibyo, uri umugore wanjye, ndashaka kugumana nawe. Anna tiye ndikurota se? Mbabare wongere kubisubiremo nanone. Yego Anna ndashaka kubwira ndagukunda, uri mu mutima wanjye, watsindiye umutima wanjye. Anna ati mana nyagasani we, ndishimye, ni ukuri ndishimye Dave, nanjye ndagukunda Dave, ni ukuri nashatse kumarana nawe umwanya. Umva ubundi nakoze iyi ni planinze yo kuvuga ngo tuze hano, nta na meeting ihari, ntayihari rwose, nuko nashakaga kwigumanira nawe umwanya tukamarana umwanya. Dave ataba bishatse kuvuga ko nta n'inama y'ingenzi nahari.
nuko anati rwose umbabarire Dave, mbabarira rwose, urandakariye, nta nama ihari rwose, sinkubeshye ntayihari, iyi ni plan nakoze kugira ngo twiyizire hano tumarane igihe hano, ariko se manzi umbwire, urandakariye Dave, urandakariye? Nuko Dave, ndakumva, ntabwo nkurakariye, erega nanjye buriya nashakaga kumarana umwanya nawe. Wow, ni ukuri ngiye mu kwezi ahubwo ndishimye pe, sinzi ukuntu nashobora gusobanurira isi yose ibyishimo mfite. Dave agahita amubwira nti ahubwo se urashaka kujya ku mazi? Reka twigire, reka twitemberere Dubai. Anati reka tugende. Bari kuri beach, bari ku mucanga, bari kwiganira barebana mu maso, ni ahantu rwose umva, ni ahantu ho kurelaxinga umuntu akamara umwanya yishimye yitekerezaho. Nakunze ukuntu tumaranye umwanya nawe hano, nabikunze. Nuko Dave ati nanjye nabikunze, ntabwo nari nageze nsobanukirwa urukundo rwanjye nawe. Nuko Anati ndizera yuko azankunda, ndizera yuko anazabyakira. Nuko Dave agahita amuhumuza amubwira ati humura rwose azakwakira, mwese ndabakunda, gusa nyine mba nkeneye n'igihe. Nuko Anati niko mbitekereza, Ana ntabwo ajya akomeza ibintu. Dave agahita avuga ati okay, reka tujye kwifata ahubwo duseriva, sibyo rata? Niko Ana ari kumubwira. Dave ati yego rata. Bagahita batangira kwifata amafoto, bicaye baryamye, byose nyine nawe urabyumva, amafoto yo ku mucanga. Nuko rero mu gihe bakiri kwifata amafoto, niko Alia umugore wa Dave ari guhamagara Dave, kubera iki utari kwitaba telefone? Kuki utari kwitaba telefone? Mbabara rwose witabe telefone. Atari ko se ko ikintu mva mfite isereri. Mu gihe akiri muri ibyo yibaza ibibazo nk'ibyo, aba yikubise hasi. Uyu mudamu w'abandi abaye iki koko? Mu gihe bamwe bari kwishima, bari kwirira ubuzima, bifata amaselfie, bibereye ku mucanga, undi nawe ahari mu rugo isereri iramufashe yikubise hasi. Mwihangane rero, inkuru yacu y'uyu munsi ni ahangaha igarukiye. Mbashishikariza kuzakurikirana inkuru y'ubutaha. Iki cyari igice cya 11, mbashishikariza kuzakurikirana igice cya 12.